mumeze mute mwa bagabo mwe ko mbafatiye muri quartier yanjye mugenda ubuye nazi ko muri abantu bo kuri internet bimeze bite? Uramugabo nka ubundi urabizi bafata isango bagafata abantu bashakishwa bari wanted. Twebwe rero nta mpamvu yo kuba ufatiye muri quartier yawe naho twari twarabuze turahari turagaragara cyakora ko turi muri quartier yawe tumeze neza rero nawe. Kibazo je nanzi ko muri abantu muri internet bo muri za TV. Nta nubwo nanzi ko muri abantu bari intangible abantu batari physique. Kubera ako noneho oya reka nitwebwe ubundi turi abantu bari ho bagaragara. Twamuze usanzwe jewe ndi umwarimu nitwa Nathan Sibega Bolingo nkaba mu itsinda ryabo birimo itsinda rifite gahunda nziza yo gususurutsa kwigisha guhugura abantu tukanyuza kuri internet ariko n'umuzima busanzwe turabarimu turigisha turahugura dutanga amasomo y'ubumenyi busanzwe ubwenge n'ubuhanga muri rusange. Reka nanjye mbonereho nyuma y'uko avuze ibyo avuze akawamuga n'ingoro jonajute yabivuze neza cyane abo turimo nabo ngabo abo birimo dukoresha ibiturimo byiza kugira ngo bihugure sosiyete kandi biyifashe kuva ku rwego rumwe igere ku rundi rwiza kurushaho. Hanyuma rero ubwo nagira ngo mbonereho umwanya wo gusuhuza abadukurikiye bose abakurikiye filime tubagezaho. Twatangiriye kuri iyi filime twise Nyundo ariko ubuzima muri make ni Nyundo ariko ni ubuzima ni Nyundo kuvuga ngo ubuzima nyine araho ugeraho bukakomera nk'inyundo. Tuzagenda tubisobanukirwa muri episode turi kubategurira zije episode nyinshi zitandukanye zizajya zigenda zibafasha muri ubwo buzima. Hanyuma rero nagira ngo mbabwire ngo ukomere cyane kandi mukande subscribe share comment turazikeneye abo biri muri twebwe rero ntabwo turi fantome ntabwo zizabaringa abantu bo kuri internet byose turahari turagaragara turakora kandi turifuza ko dukora. Ngiye niyo mpamvu nabivuze ngo ndabafashe niyo mpamvu nabivuze ngo ndabafashe kubera ko nta sinzi iyo muvuye niyo mujya ntabwo nari nzi ko mu cyaro se muhagera muvuyeyo ubundi. Ariko muri rusange s'ubundi iyo urebye nka filime nk'inyundo ibiganiro twatanze ku ireme ry'uburezi uretse kudufatiye muri quartier yawe ubundi wowe udufata gute? Ahubwo mwebwe nagira ngo munsobanurire yego cyangwa se n'abandi bantu bashobora kuba batarasobanukiwe nkanjye watubwiye ko witwa nde harya amazina mabwiye ko nitwa Nathan Sibega Bolingo. Ariko muri filime ya mbere twabagejejeho nitwa nyina nitwa Nyundo ya Cyuma. Kubera iki Nyundo rero? uje kuduhonda cyangwa no kumera amabuye se? Filime ni ubuzima ni Nyundo. Urumva ubuzima burakomera. Burya inyundo ni kimwe mu bikoresho biba bikomeye. Noneho rero kugira ngo yitwe Nyundo aragaragaza nyine umuntu uba muri bwa buzima ariko nawe akomeye kugira ngo ubuzima butamuhungabanya akadahuva n'umuyaga. Niyo mpamvu nyine urumva ni Nyundo ya Cyuma. Okay, yakoze nkurikije ni Nyundo ariko uwo ntabwo sinuka harya witwa nde? Ni Gakire kandi Gakire. Nese mu by'ukuri ko kuri Gakire. Oya dada. Imana utera ariko rero ubukire buriya ahanini tuje kubabwira ko ubukire buba mu mutwe. Iyo ufite mu mutwe ugatekereza ugashyira mu bikorwa na bwa bukire ubu ngubu nyine dusanzwe bwo gutunga amafaranga gutunga inzu bigenda biza. Ariko iyo ukennye mu mutwe mbere na mbere na bwa bukire bundi ubu ngubu bwo hanze ntabwo ushobora kugeraho. Abantu bukire babusanga muri konte ubwabo mu mutwe. Rero si ngo hari umuntu afite umutwe ko niyo mpamvu tudafite amafaranga nuko tudafite umutwe. Buriya rega mubwire udatekereza nubwo waba ukifite ubukire bwa mirenge ku ntego urayoyoka. Kudatekereza bibaho se? Wowe ushobora guhora utekereza ibiciriritse gute se? Tubwira ibiciro nk'abihe esikariye ngira ngo ako twagize umugishaho
nawe watugiyeho umugisha turakwibwira undi we urinde ngo tuganire tuzire. Yese nabibwira njye ndi umukunzi wayo. Adukunda. Ibyo si ntibihagije, ndi umukunzi w'ibihangano byayo. Reka twite. Ntabwo ndi umukunzi wanyu. Ndi umukunzi w'ibihangano byayo. Urya wakunze cyane. Reka. Ntabwo n'umuntu rwanditse. Ntabwo bakunda. Gusa n'abagabo bakunda umwana ngo bakanganye. hari ikibazo nabajije nshaka kubaga musubize. Yavuga ku bintu by'ubukire kandi mwunganire burya. Hari ikintu avuze ngo mvuze ngo ibitekerezo biciriritse abigiraho ikibazo nk'aho n'udafite igeno. Muri filime twakinnye twerekanye ibitekerezo biciriritse aho umuntu w'umugabo afunga iduka Gakire ni umucuruzi akarifunga ahubwo kugira ngo ajye gucuruza akajya gukina imisoro saa 12 za mu gitondo. Ibyo ni ibitekerezo biciriritse. ahubwo uranyibukisha. Ubundi wavuze ngo ubuzima ngo mwabwiye ngo yitwa Nyundo. Ngaro mubwira uburyo umuntu agaragaza ko ubuzima bukomeye azindikira mu gisoro. Ubundi ubwo bukomera buti ni bya bitekerezo nyine biciriritse twebwe tuzanye none biri soft bishobora gufata bwa buzima bw'inyundo bukabyoroshya ubuzima bukakuryoheraho kukubihira. Ni ukuvuga ngo hari ibikorwa ushobora gukora bigatuma ubuzima bubiha, hakaba n'ibindi wakora bigatuma ubuzima buryoha. Ubuzima bwataye icyanga ntabwo ariko bwaremwe, ahubwo hari ibintu byagiye bikorwa bigeze ubwo bwa buzima buta icyanga. Tuzanye rero tekinike cyangwa se uburyo bwinshi butandukanye, ibirungo by'ubuzima kugira ngo bwa buzima ibirungo by'ubuzima aho kubera inyundo byorohere bibe nk'umugati. no mushaka kuvuga ko naho bwakakaye cyane ukubita inyundo byorohe c'est ça. none se muza gukubita inyundo tuvuge iyo witonze ukareba ugakurikirana. Jewe ntago neze mbona ahantu mworoshye ubuzima butuma bworoha, ahubwo nabonyemo gukina igisoro. Yego. Nta kintu wagiye gukora ahubwo mwibereye mu gisoro, umwe arafunga iduka akajya gukina igisoro. Yego. N'andi makimbirane agiye mbonamo wenda turaza kugenda tuvugaho. Ese ibyo ngibyo nibyo mushaka ko tumenyaho, turashaka ko tumenya mu buye buryo none rusange umukunzi wacu we tuvugana ndetse n'abandi batureba batwumva basanzwe banareba ibihangano byacu bya buri munsi. Iriya ubuzima bw'abantu muri rusange bagenda bata umwanya aho kubworoshya babukomeza, ariko nureba neza iyo filime ukayirangiza kuri buri kibazo cyagaragajwe uzasanga uburyo cyakubiswe inyundo, kandi kuko kubisa inyundo ntabwo ari kuhana umusumari. Mu Giswahili haravuga ngo kupika musumari. Umva, kupika musumari uvuga kuwutera neza kugeza aho ushaka kuwugeza. Si umusumari ariko aho ngaho uva ku giti njya ku muntu. Baba bashaka kuvuga gutera umusumari ugakomeza ushaka gukomeza, kuvuga icyo ugiye gukora ukagikora neza. Hanyuma muri bwa buzima kuri buri kibazo cyose cyagaragaye hari abajyaje kugikemura bakagikemura nabi. Naho Gakire yarwanaga na Ndoli, ndavuga Gakire kandi yarwanaga na Nyundo ya Cyuma, bararwanye haza abagore baje kubakiza. Aho kugira ngo babakize icyo cyo bakoze no baje barabimureka, no baza barwana ntibabaza n'ikibaye wese aza akurura ashaka gukiza undi. Bibwira ko ari gukubita inyundo ariko bakubita bagureka imisumari. Ariko ntibyatinze nyuma uraza kubona aho twaje kwitabaza umuyobozi w'umudugudu, aho kugira ngo nabaze ayobora umusumari awutere neza niba ufatanye ibiti bibiri bifatane, ahubwo bisoza agoretse ndetse anaprofitiramo ikintu kibi kandi kigeze bino minsi. Aprofitiramo iki Gakire gukura n'izindi ngeso mbi nazo zikwiye kurwanya muri iyi minsi, byose bikuru ubunebwe bigakura imico mibi, uburaya n'ubumanzi. Aprofitiramo ibyo ngibyo, ariko mu nyuma n'ukurikira filime ze ukayirangiza buhoro buhoro, ukayikurikira kandi ukarebesha ijisho riri analytique, wanaliza usesengura, urasangamo undi muntu twitabaje uzi gufata inyundo agakubita umusumari ibyari bitandukanye bigafata. Reka mwunganira gato tukiri aho ngaho. Ubundi akamaro k'inyundo ni akahe? Ni uguhuza ibintu bigafatana bikamatana ugashyiramo umusumari ku buryo utabitandukanye. Nureba neza iriya filime ariko hari igihe ntabwo ari guca mu ijambo turi kuganira wenda nk'umuntu ugize amahirwe yo kubabona hafi. Uratubwiye ko akamaro k'inyundo ari uko bitera umusumari ugahuza ibintu, ariko hari n'igihe imena, hari n'igihe imena amabuye, hari igihe bikoresha usenya.
twakwiye kurebesha ijisho riri analytique, ijisho ryanaliza risesengura rikajya mu mbere. Wa undi wateye umusumari nabi, reka tuvuge nka Mudugudu yafashe inyundo n'ibyo. Twese dufite inyundo hariya mu buzima bwa buri munsi, buri wese afite inyundo kandi arayikubita. Hariya uriya Mudugudu yafashe inyundo afata n'imisumari ariko asenya ibizima ashaka kubaka ibitariho. Ari gusenya urugo rwe ubwarwo, agiye gusenya urwa Gakire, ari gutera ibintu bigoranye. Niho habonetse umugabo noneho ushyira mu gaciro. Twebwe ubwacu twihuje nka Gakire ndetse na Nyundo, twaje gusanga ibyo bintu atari byo, tuvanamo imisumari igoramye, dukoresha inyundo noneho mu buryo buzima, imisumari iyunguye, turongera turakubita none ariko ikindi nari ngiye kongeraho ngo uciye mu ijambo, urumva mu Kinyarwanda bavuga ko ibuye ryagaragaye ritagira riba ritagisha isuka. Ni ukuvuga rero burya iyo umukinnyi wa filime ari gukina arwana, ntabwo bivuga ko mu buzima ari kwereka abantu kurwana, ahubwo bavuga ati iki kintu ni kibi, ntukibonye arwana ntuzagikore. Noneho rero buriya tuba twerekana ibibi biba muri sosiyete, urumva, ariko bikarangira dutanze n'umuti wa bya bibi, ariyo ya nyundo nyine dukubitisha bya bibi, tukabihinda tukagenda twegeranya amabuye, nubwo atarafatanye tukayakubita akegerana agafatana. Ako niko kamaro. Naze icyo nibaza ubundi izina Gakire wari kuyihehe? Gakire wari kuye mu gukina ibisoro, Gakire wari kuye mukuru kurengera umugore wawe yarwanye Mudugudu nawe Mudugudu ne bari musibo avuye no kumwe ariko umugore wa Gakire ni hatari. Yo bana ahubwo muzamuze nawe kabisa. Nukuvuga ngo tukarukiye aho ngaho natwe twaba tugiye kureba nka babandi nyine badashyiramo ubushishozi n'ubusesenguzi bwimbitse. Ni ukuvuga ko uriya mudamu wanjye yarakinnye kuriya ntabwo ari kateye, ahubwo yashakaga kwerekana abadamu bagwa mu bibazo, aho kugira ngo bashake inzira bemererwa n'amategeko cyangwa n'ubundi buryo, bagashaka kubinyuza inzira ya bugufi y'ubusamo, bakavuga ati ariko buriya ko uriya muyobozi njya mubona afite n'intege nke sinaprofita. Ugasanga arashaka gukemura ibintu mu buryo butari bwo bizateza ibindi bibazo nyuma bikomeye kuruta iyo yihangana. Rero twashakaga kwereka abantu bashobora guhitamo iyo solution yo kuvuga ngo reka tubigenze gutya, nerete Mudugudu urabizi mu buzima arongera gutya yahora n'ikibazo, aho kugira ngo niba bamubwiye ngo serivisi iratinda n'icyumweru, ariko ubundi wabo kubita akantu ikamara iminsi ibiri, urumva agiye gukemura akabazo gato yakabaye yihanganira akagakemuza ikindi ateje ibindi bibazo, urumva. Ako si bebe wabita gukubita inyundo hari hakomeye akora ariko icyo nabonye ahubwo tuvugishije ukuri, umugore wa Gakire igihe nabonye asanga ngo uriya muyobozi wanyu niba ari hajya ni Mudugudu kuko nese wanyu batari basangamo, ntabwo bahuye kubera ko havutse ikibazo. Ni umuturage mu Mudugudu uko biri kose baraziranye na Mudugudu, ariko hejuru y'uko kumenyana hagiyeho noneho n'izindi manipulation kugira ngo, urumva wumvaga n'ukuntu yigamba, ariko ngo uriya mugore urabona yatsinda kuko hari confidence yifitemo y'imibanire bafitanye. No mu buzima rero busanzwe hari igihe umuntu yigira karahakajyahe, ugasanga muri ofisi aravuga n'ibintu bipfuye agashaka ko bishyirwa mu bikorwa kuko aziranye n'iki n'ufite uburenganzira kuri icyo kintu. Urumva wabonaga n'ukuntu yaje mu nama akererewe, ariko afite icyizere, yifitiye icyizere kuko azi ko aziranye n'iki n'umuyobozi. Ibyo bintu rero nibyo dushaka gushyira ku karubanda, ngo noneho tugende dukosora sosiyete, umuntu ajye akora ibintu bikwiye kandi mu gihe gikwiye mu buryo buzima. Niyo mpamvu twagiye dushyiramo izindi nzira za nyazo zo gukemura ya makimbirane n'ibibazo. Urumva rero ya nyundo yacu turi kuyikoresha mu buryo bwinshi butandukanye, abayikoresheje nabi twebwe tukabereka uburyo twayikoresha neza kugira ngo inyundo uretse gutera umusumari, uretse gupika umusumari iranawukura ikawugorora ikaba yawusubiza muri neza, kandi n'ikubise no ku kirenge wajya kwa muganga. Abayikoresha nabi tugenda tubakosora. Okay, ibyo byose ndumva wenda mbashiye gusobanukirwamo gakeya, cyangwa se wenda n'umuntu gusa wongere n'umuntu uri kureba ntabwo tuvuga kuri Gakire Kandururi, ntabwo ari inyundo ya cyuma, ntabwo ari ba Gakire cyangwa ba Mukanyundo
cyangwa n'abandi bose babonyemo buriya ni ubuzima busanzwe abantu bagenda babamo kandi ni ibintu dukwiye guhanga ijisho bigakosorwa kandi mushishikariza noneho igice cya kabiri cyayo kije kuza kiraza noneho cyongeraho n'ibindi bibazo ubuzima bugenda buhura nabyo tugahita dutanga noneho n'iki none se aho ngaho uvuze ku gice cya kabiri ubundi filime yanyu ni series ni filime irangira ni filime mwateguye muti iriya filime ni amaseri ubuzima ntabwo burangirira ku kantu kamwe ni urukurikirane kandi ni agace ka mbere twazanye twakagize karekare kuko twagira ngo twereke abantu baje kutureba ko dufite ibyo tubazaniye ko twinjiye mu kibuga buriya rero igice cya kabiri nacyo kizaza gifite iyindi mesaje ubundi butumwa kiri kugenera abadukurikirana shishikariza n'abandi bose gukanda share comment subscribe dushobora no kutacyita nyundo tukakita umusumari cyangwa tukakita muri cyo nabonye filime muri cyo nabonye filime gahunda yo kugira ngo n'ubundi bw'abazima bakoze bukurikirane kuko gato kuko n'ubundi ugenda ubona ibintu urabizi uyu munsi dushobora kuba turi ku wa gatandatu ejo ugasanga habaye ku cyumweru ibizima bigenda bihinduka izina se kamara umugezi nka nili hano ushobora kuba witwa Nyabarongo ukaba Kanyaru ukaba Kagera ukaba Nili y'ubururu ahubwo biterwa naho ugeze ariko amazi ni yayandamwe ni bwa buzima bishobora kuba biterwa naho ugeze yego naho uhuriye n'ibindi bintu n'ubuzima bwacu amasoko agenda yinjiranamo noneho n'amazina agahinduka ariko bugenda buhinduka uyu munsi ubwo nari mfite ejo umunsi hari ibyahindutse yuko nabonye filime wenda nkurikije uko nabonye filime numvaga ubwo ari filime yarangiye kubera ko iyo urebye nyine ubona muyirangiye n'amakimbirane mwari mufitanye arangiye gusa ubunebwe bwo murabusazana oya ntibaza umuntu yitwa Gakire gute igisoro cyane urusimbi bamukira umva ese nta nubwo urabona abidoga mu mafaranga yatumezeho ntabwo dushishikariza abantu kuzindukira mu gisoro ariko izina ni ryo muntu rero buriya Gakire aranakize iki kibazo nituva hano twagenda hariya epfo nkakugurira n'akantu gasoma ariko ubasha iki nuze kwicwa n'inyota Gakire rwose kandori naho kandi bitari byo niyo yataba uyu Gakire n'abagakire bariho barata n'ibintu bakareka no gukora ibyo bagombye gukora arakina ari Gakire ariko arajambo baruvuze rero numvise ako kana abo bako kana niko kabe ubu ni gitoro busazanye reka mbiduha kandi koko pe ntangwe n'umuntu wese ukunda u Rwanda umunyarwanda ukunda u Rwanda umunyafrika ukunda Afrika umuturasi ukunda isi dutuyemo ntabwo tukwiye kuvana amaboko mu mufuka tugakoresha ubwenge bwacu tugakora ngira ngo none ntego nyamukuru iduhagurukije ngira ngo tuzibanda nk'abana reka mbibwire ko ubuzima busanzwe bw'igihe umwarimu izina mugenzi wanjye Felicien umaze kumenyekana ku izina rya Gakire nawe n'umwarimu dufite ubuhamya bwiza kandi turashishikaye kugira ngo bigere kuba umwarimu harimo wanyuze ariko no kubikora ushishikaye kandi ukabikora neza bigatanga umusaruro nabyo ari byo bivuze rero ubunebwe burica ukomeje uyungije ko n'ubundi muri abarezi ahubwo ndibaza gukina filime nta hantu bizimpagitinga wenda tuvuge iyo hajemo kwintataininga buriya kuba serious bigabanukamo gakeya nta hantu bishobora kwafekitinga wenda mu buryo bwo gutanga amasomo asanzwe mu bana abantu bize education babyize neza cyane ni ukuvuga ngo ahantu amasomo akomeye cyane urumva tuyigisha mu buryo bwa entertainment ni ukuvuga urabona nko muri shimi bya tableau periodique twahimbaga indirimbo ngo ribebe senofune na mugarasi pisi karara ubwo nk'abavuze ama elements 20 yose ari kuri tableau periodique kandi ngiye kwigisha ariko mwana bizina muri twavuga ibaze aracyagibuka nyuma yo kwiga tableau periodique yaragiye kwiga indimi nuko rero na education ibintu bikomeye ushyiramo entertainment ikindi bwana Gakire cyangwa Felicien byose ni ibyabo iyo wigisha ubu ngubu leta y'u Rwanda yanyugiye yakoze ibintu neza cyane
uba ufite abanyeshuri 25, 35 maximum, abenshi bashoboka 35, ukagendana nabo mu ishuri. Ni itsinda rito cyane, ariko uyu munsi nizeye yuko nonaha inyigisho tubara gutanga ishobora kugera ku muntu uri mu ntara 30, ahanini ndavuga uturere 30 tw'u Rwanda icyarimwe ku isaha imwe, bikarenga bikajya mu Burundi, hari abavuga Ikirundi bumva Ikinyarwanda, bikambuka muri Congo bavuga Ikinyarwanda benshi barahari, Uganda barahari, Tanzania barahari, ku migabane yose y'isi barahari. Ibyo rero bihita byoroshya bya bindi twigishaga, ukavuga uti yenda nibyo reka cyane hano uyu ngo azakongeza imbere bagenda bakongezanya, ariko niba hari ibyo nshobora gukongeza ishyamba rimwe icyarimwe rikajya rimwe rikaguma. Impamvu nambabajije kuri icyo kintu, ntekereza ko hari undi muntu uri muri iyi domene ya komedi cyangwa se y'amafilime, uwo dukunze kwita Papa Sava. Ndumva byaye byose ubu ngubu amaze kuba ikirangira, abantu benshi baramuzi. Ntabwo ntekereza ko ndumva yari umwarimu wa za biologie, niyo no mu buhamya bwe arabitangaza, ariko nyuma yo kubitangira yo kujya muri ibyo bintu, ntekereza ko umunyamakuru yangane guce mu ijambo gato. Wenda ntabwo nakurikiye ubuhamya bw'uwo muntu uvuze, ariko sinshaka no kwinjira mu by'abandi, ariko ibyo nshaka kuvuga, ubuzima ni inyungu. Ashobora kuba yaragize challenges ahura nazo, natwe ntabwo tuje kuvuga ko ntazihari, nta mbogamizi, ahubwo tuje kwerekana ko wa muntu niba yaragize n'imbogamizi ahura nazo bitewe na sosiyete yarenganye. Kuko kwigisha umwarimu aba umwarimu mu ishuri, akaba umwarimu no hanze. Nk'uko mugenzi wanjye abivuze, umwuga wacu ntabwo wagize gute wahagaze, n'ubundi dukomeje kugira gute kwigisha, ariko noneho mu bundi buryo. Ubwo rero hashobora kugira utabifata neza. No mu mbogamizi nyinshi nagiye mpura nazo, abana bashatse kuza gukina bagendaga bambwira abo babana, ababarera, abo bavukana batabyumva neza, akumva ko umwana niba aje gukina arwana ahita ataha ari umurwanyi, kandi mu mico ye atari umurwanyi. Ibyo rero nabyo tuje kubyigisha kugira ngo sosiyete imenye yuko niba nakinnye ndi gakire ntabwo bivuze yuko ndi umucuruzi, ni mwarimu. Niba nakinnye ntereta umuntu, ndi kwereka ba bantu bafite ya mico, ariko nasirena ntabwo gikwiye niba bikwiriye sava, kuko turi abantu n'ubuzima, sibyo? Noneho rero tuje kwerekana ibintu byose bibaho mu buzima hirya no hino n'isomo. Ubwo rero ntabwo wavuga ngo kwigisha, kwintataininga biratandukanye, ni bimwe ahubwo mu buryo butandukanye. Nongera akantu gato cyane, ese ugira ngo ubuzima ni iki? Abo bana twigisha nabo ni abantu, yewe no ku ishuri uretse kuba dufite timetable cyangwa horaire cyangwa ibindi bwibwe ku munsi, hazakanigerekaho n'iki n'undi na entertainment nazo tuba tuzigira. Yewe ndavuga ngo nuko ari entertainment irenze mu mwanya w'ishuri, ikabazamuka ikagera kuri internet nk'uko yavugaga, ikarebwa n'abantu batandukanye, ariko entertainment ni ibyo. Ahari tubura mu ishuri ni kamera gusa, dukoma amashyi, burya twabyina, twaririmba, ibyo byose ukizemo kamera wasanga mu byo twigisha byuzuyemo entertainment. Ikirenze cyo kwita aho umuzingiye wa mwana ntomboye akaberwa iyi filime, akavuga ati kuvumbuye ikibi cy'ubunebwe, nibyo bituma n'ubundi bashobora kwirukanwa mu ishuri. Ibyo imbiye gushishikara nkakurikira ibyo mwarimu ambwira, aho ngaho nta musanzu ukomeye, ndetse ku byo n'umwarimu wese aho yigishaga bihita bimworohera ku buryo isomo yigisha ritambuka kandi bikagenda neza, kuko ari kwigisha abantu bashishikara. Okay, ndabona ku mwanya twari twihaye, cyangwa se wenda naye mbatwaye umwanya wahagarika kugira gute, mwaba ufite izindi gahunda nyinshi, ariko mumfashe wenda mubwire abantu ubundi ni iki mubategura mu buzima busanzwe bwa buri munsi, ndetse ni iki muteganya kuzabagezaho. Ibyo mubateganyiriza cyangwa se muduteganyiriza ni ibiki? Mbere y'uko duhita turasa kuri icyo kibazo, reka mbanze nongeremo akantu gato. Burya ubuzima bugenda buhinduka. Ndabyibuka kera nize secondaire muri groupe scolaire officier de Butare,
abahize ahitwaga mu ndatwa hariya ngo mwaratwa ndatwa n'inkesha ndatwa n'inkesha hari kera oya n'ubuhora ku isonga umuntu wabaye ndatwa n'umuyobozi hari kera oya tuzagira ikindi kiganiro niba mushaka kugira ngo mbaratire indatwa uko zitwara n'uko zari suhuza buri muntu wese noneho waba yaravuye mu ndatwa nzi ko bakwiriye isi ndasuhuza abantu bose banzi mu ndatwa abatanzi cyangwa n'abambona abahanyuze bose cyane cyane poromosiyo yarangije 2004 ndabibuka hari abadogiteri ubu bari muri za China hari abari mu Rwanda benshi cyane n'abasuhuza nabo nagaciyemo mukomeze mu kandi like subscribe hari mu bantu bitwa ba Philippe yajyaga nshushanya mvuye gukina handball nafashe umupira ntabwo njya mwibagirwa n'inshuti yanjye ikomeye cyane n'ubwanwa n'inshakwa reka dukomeze urumva abantu bose nagendaga nitayinga wari umwanya utaragira gusa kugira ngo ubwire n'abandi noneho rero ikintu nari ngiye kuvuga umwarimu watwigishaga siporo twari twamwiriye Pinochet hari umuntu muri histoire witwaga Pinochet muri Amerika Latine ibintu nk'ibyo yari umugabo uri seriye ku kazi yakoraga uzi ikintu cyadutangazaga yazaga yigishaga siporo kuva hari umenya muri senior 1 kugeza senior 6 yazaga yambaye dore agakabutura kagura gutya ka siporo kamwe karekuye urumva kubera byari ibintu bishyashya muri sosiyete tukirirwa twamusetse nukore na siporo ahubwo ukareba profe waje wambaye akantu kagera hano icyo rero ndimo mvuga rero ubuzima ni ikintu kigira gute kigenda gihinduka uyu munsi iyo tuvuye mu kwigisha urabizi ko twambara amakabutura tukajya mu kibuga tugakina n'abanyeshuri bakaza tugacengana ibyo twabonaga ari ibitangaza muri bya bibiri uyu munsi turabikora nta kibazo umwarimu arambarira ikabutura akajya muri siporo nuko rero icyo turi gukora ni ukumenyereza abantu ibisanzwe bimenyereye niba bifate nk'ibintu nka big deal niba bifate nk'ibintu bidasanzwe birenze urase ubuzima bwawufata nk'ikintu gisanzwe ubuzima kuri njye ntabwo mugiye mufata nk'ikintu gisanzwe ubuzima ntabwo ari ikintu gisanzwe ahubwo uburyo bunyuramo ugomba kubimanura bikaba ibintu bisanzwe kuko iyo ubiremereje birakuremerera bihinduka inyundo ishobora no kugukubita ikagwa ku kirenge kikameneka ukajya kwa muganga yego noneho rero turashe ku kibazo wari uvuze tuzaniye iki abantu ngira ngo dukora ikiganiro ndashishikariza abantu basubira inyuma kuri abo birimo presentation twavuze by'umwihariko ikitugenza tuzanywe no guha abantu message y'ugura mu buryo bubiri mu biganiro ndetse no mu gukina imvangamutima ni ukuvuga ngo hari ibintu nashatse navuzeho n'ubu nshaka kugarukaho kera hari ibintu twajyaga dukura ku babyeyi akakubwira ikintu akoresheje signe ibimenyetso atavuze ugahita uvuga ati ubwo ndebye ririya jisho buriya yarakaye turashaka no gukoresha ibimenyetso dutanga ubutumwa tugakoresha n'amagambo tubabwira abanyungana kuri icyo kibazo n'ubundi ubuzima ni ikintu gisanzwe kandi si ikintu gisanzwe ni ikintu gisanzwe kubera yuko tuburimo ntabwo ari ikintu twakoze kirenze ngo tube abo turimo hanyuma ni ikintu kidasanzwe kuko mu buzima habamo amabanga menshi ibintu byinshi bibera inyuma ya rido ibintu bitagaragara inyuma y'inyegamo abantu bagakora inyegamo aho ngaho bagatuza bagakora ibintu inyuma ya rido ntibigaragare bya bintu rero biri inyuma ya rido abantu bagenda batsindwa kandi bikangiza sosiyete inyarwanda bikangiza sosiyete muri rusange nibyo twe tuje kugira ibintu biri aho ngaho bisanzwe tukabishyira ahagaragara bikarambura umuco bikagaragaza icyo bigomba kugaragaza tukabikina ubuzima tukabukina bavuga kandi ko ubuzima ari filime ubuzima ubwabwo ni filime byanditswe burya baranditswe mbere ariko muri iyo filime muri izo nyandiko zanditswe muri igitabo kiniki ku buzima kuva niba kwemera irema n'imana aremye umuntu kuva cyangwa se ari uko yazamutse muri siyansi byose ibyo nshaka kuvugaho ni filime yanditse ariko muri icyo gitabo kinini tuvanamo ingingo z'ingenzi zigenda zikora ku buzima bw'umunyarwanda kuri uno munsi cyangwa wumva ikinyarwanda ariko iyo twitayeho
tukavanamo ingingo z'ingenzi tukazimikina tuzishyize ahagaragara kugira ngo n'ibyari inyuma ya rido byangiza ubuzima tubivaneyo, umwana ahuguke, umubyeyi ahuguke. Iyo utaba wicariye ku kishi yakugenda amaze kukikwereka uzamenya. Yewe mpamvu navuze ko ubuzima atari ikintu gisanzwe. Iyo ugiye wenda kwanaliza ubuzima ushobora kuvuga ko ari continuous changing. Yego ni ugenda buhinduka. Urumva rero mu buryo bushoreranye. Urumva rero ntago iyo tuvuze ikintu gisanzwe wenda mu buryo bwa science tuvuga ikintu kiri linear nyine kigenda kigororotse gifite ntuza umurongo uri linear. Ariko rero niba n'ubumvise igisubizo naguhaye, ubuzima ubwabwo ntabwo busanzwe, ahubwo uburyo dukoresha mu kunyura muri ubwo buzima tubugira linear. Urabona iyo ufite kavu unzanye mu mibare aho ngaho nabyo mbavuga, iyo ufite kavu gutya ushobora gukora study ya kavu ugenda uca mu duce turi linear duto duto, uketidiya aka gace k'umurongo, uketidiya kari nk'umurongo, uketidiya aka kari nk'umurongo, ya kavu cyangwa wa murongo wihinahiriye ukagenda uca mu duce duto tworoshye, sibyo? Tuje rero gufata bwa buzima nyine bucarenginga bufite ibibazo bugiye gute, tukagenda dufata intervals. Ugiye gufata ubuzima buderive. Oya tugiye nyine kubushyiramo ubuderive muri methodology cyangwa ubuderive uburyo tubunyuramo bukatworohera. Okay, numva twasoza reka dukomeze urugendo. Urakoze kandi kudufatirana hano, uradufashe koko. Nizere ko kuva ubu ngubu ugiye kuba atari ukudufata, ugiye kudufata neza ndetse ukigisha n'abandi kudufata uko dukwiye gufatwa. Uretse tutari abana beza biri amahire byibana n'ababonye. Ibyo munsi nzabafasha gusobanurira abandi n'icyo mugamije. Bagira ngo twifuze n'ibi bihagararira hano, dufite aho tubarizwa, turaguha contact cyangwa se aho wadusanga igihe uzajya dukenera turahari, tuganirize. Wasanga ibyo wibazaga hari n'abandi babyibazaga, uzatubera indangururamajwi. Justement ntabwo buriya akenshi na kenshi icyo wibaza hari n'undi muntu ukibaza. Kera hari igihe wajya gutinya kubaza ikibazo mu ishuri, wajya kugira amahirwe umuntu akakibaza, cyangwa se akakibaza wumva kidafite logique, wumva abajije ubusa, bamusubiza ugasanga ibintu bamusubije wari ubikeneye. Ntekereza ibyo mbabajije buriya hari n'abandi benshi mbarije, kandi mukaba mutansubije njyenyine musubije n'abandi benshi. Urakoze cyane. Ukomeze kandi dukurikirane ntucike intege, ibyiza biri imbere, ibyo tubategurira n'ibyo bishyushye biryoshye, dukomeze tuva heza tujya heza kurushaho. Ariko numva mwafata akanya mukibutsa abantu yacano yanyu kugira ngo bajye babasha kubakurikira. Okay, biroroshye. Channel yacu ni Abo Birimo channel cyangwa se Abo Birimo TV. Bifatanye? No, kimwe muri ibyo it's fine. Byanditswe mu ijambo rimwe Abo Birimo birafatanye. Urumva izina nyarwanda ntabwo ritandukanye. Tuzagira harya ni bajyaga bavuganye mu mfashiriza bazajya ari izina rirerire Nyiranzamurere Imana yamumereye. Nijya kwandika Nyiranzamurere Imana yamumereye, ntabwo uzavuga Nyiranzamurerera bari izina rimwe. Abo Birimo ni izina rimwe rifatanye, hanyuma Abo Birimo channel ugahita utubona, ukabona ibyo twagiye tuganira, ukabona isura y'uyu mugabo, uzakubitana Nyundo ya Cyuma n'abandi bakobwa n'abagore beza bacu bifite, hanyuma ufate n'ubutwe kandi subscribe, usharing, ukore comment, kuko mu byo tugenda nk'uko tubajije ibibazo tukagira ibyo tukubwira twumva nyine biturimo bituvuyemo, nimukora comment mukagira ibyo mutubaza n'ibibazo, tuzabona ibyo mukeneye, dukomeze kugenda tubaryohereza dushyiramo ikiruhuko. Urakoze Fesire, reka dusoze aha ngaha dukomeze urugendo gusa. Nuko ubundi mugende mukomeze mubategurire, mubateye amatsiko nabo bazi bakurikirane ibyo bikorwa byanyu. Urakoze.